Ndabasoje abakunzi ba Izere Media TV. Uyu munsi tuje kugira inama abagore uburyo bashobora gufata abagabo babo ntibabace inyuma. Muri iyi minsi ingo zikunze gusenywa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko cyane gutera akabariro ni ibintu iyo bidakozwe neza bisenyura ingo kenshi. Cyane yuko abagore muri iki gihe abagore ni benshi, hari abagore baba bazi gutanga keya, ubwo nyine iyo udafashe neza umugabo wawe baramugutwara. Uyu munsi hari ibintu by'ingenzi twabarebeye twabakusanirije muri buboneremo ubumenyi buri bubereke uko muzamufata neza abagabo banyu ntibabace inyuma. Icyambere twabarebeye, icyambere ni ukuganiriza umugabo wawe mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Abagabo burya nubwo bashimishwa n'akantu gatoya, abagabo iyo baganirije babasha kukwisanzuraho, babasha kubona yuko igikorwa mugiye gukora muri kumwe koko, ubundi nabo bakagira ya morale bakagutegura mukabasha gukora imibonano mpuzabitsina mwese mwishimye. Ni ukuvuga ngo iyo uganiriye n'umugabo wawe bibafasha kujya mu gikorwa mwese mwisanzuranyeho, buri umwe wese akiyumva muri icyo gikorwa, yaba wowe yaba n'umugabo, buri wese akisanzura. Icya kabiri twaboneye ni ukwirinda kwishisha umugabo wawe. Mu gihe arimo arakurongora ugomba gutaka, igihe yashyize imboro mu gituba cyawe ugomba gutaka, ukavuga uti murakoze, ugataka nyine byiza ku buryo nawe ari kumva yuko ari kumwe n'umuntu atari gukorana imibonano mpuzabitsina n'igisimba. Mugomba kuganira mbese ukahanga udushya mu mibonano mpuzabitsina buri munsi ku buryo nawe ubwe atakwishisha, nubwo nawe utagomba kumwishisha nawe ntabwo agomba kukwishisha. Ikindi twabarebeye, icya gatatu mugomba kumenya kugira ngo urugo rwanyu rukomere rube urugo rwiza, ugomba kwemerera umugabo wawe gukora posiyo nziza iyo ari yo yose. Iyo yumva ashaka ntabwo ugomba kumwishisha na gato. Yaguhenesha uremera akabikora, yakugaramisha uremera akabikora, yakwicaza uremera iyo posiyo akayikora, akandi akakurongora neza, urugo rwanyu rukabasha gukomera. Ikindi cya kane twababoneye ni ukugerageza kwirekura mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina ugomba kwirekura ku buryo n'amavangingo ushobora kuyarekura cyane. Rega ko aba ari n'umugabo wawe muba murimo murakorana imibonano mpuzabitsina, ahantu akojeje imboro ukishima, ukanamwereka rega uburyo ashobora kukunyaza, kuko abantu ntabwo bashimishwa n'uburyo ubwo ari bwo bwose. Buri muntu aba afite ikintu kimushimisha, aba afite aho imboro ishobora kumukora yarangiza kumva ko anyuzwe. Rero ugomba kwirekura, yaba ari amavangingo uko yaba angana kose ukayarekura, nta mpamvu zo kwishisha umugabo wawe, cyane ko aba ari nawe mpamvu uzakomezanya. Kuko ushobora kutabimukorera, hanze hakaba hari undi mukobwa cyangwa undi mudamu yahuye nawe yamurongora yazana amavangingo, urumva icyo gihe azaguta amusange. Rero ugomba kugerageza kwirekura mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ibashe kugenda neza. Icya gatanu ugomba kugerageza guhanga udushya, ukamwereka umwihariko, ukamwereka uburyo utandukanye n'abandi bagore, ugashaka uduposiyo twose kabone niyo atatukwereka wowe hari utwubuzi cyangwa warabonye, warangiza ukabimwereka, mugakora imibonano mpuzabitsina neza kandi bikagenda neza. Ugomba rero kumwereka yuko utandukanye n'abandi bagore yaba yarahuye nabo, cyangwa ibitekerezo bye byose bikava kuri abo bagore yaba yarahuye nabo, cyangwa se akeneye kuzabura, ku buryo ahazaza ajya hose azaza bayumva ari wowe wakumbuye, ari wowe wakeneye kuryamana nawe. Ndabasoje abakunzi ba Izere Media TV. Uyu munsi tuje kugira inama abagore uburyo bashobora gufata abagabo babo ntibabace inyuma. Muri iyi minsi ingo zikunze gusenywa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko cyane gutera akabariro ni ibintu iyo bidakozwe neza bisenyura ingo kenshi. Cyane yuko abagore muri iki gihe abagore ni benshi, hari abagore baba bazi gutanga keya,
ubwo nyine iyo udafashe neza umugabo wawe baramugutwara. Uyu munsi hari ibintu by'ingenzi twabarebeye, twabakusanyirije muri bumiboneremo ubumenyi buri bubereke uko muzaza mufata neza abagabo banyu ntibabace inyuma. Icya mbere twabarebeye, icya mbere ni ukuganiriza umugabo wawe mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Abagabo burya nubwo bashimishwa n'akantu gatoya, abagabo iyo baganirije babasha kukwisanzuraho, babasha kubona yuko igikorwa mugiye gukora muri kumwe koko, ubundi nabo bakagira ya morale, bakagutegura mukabasha gukora imibonano mpuzabitsina mwese mwishimye. Ni ukuvuga ngo iyo uganiriye n'umugabo wawe bibafasha kujya mu gikorwa mwese mwisanzuranyeho, buri umwe wese akiyumva muri icyo gikorwa, yaba wowe yaba n'umugabo, buri wese akisanzura. Icya kabiri twaboneye ni ukwirinda kwishisha cyangwa kwishisha umugabo wawe. Mu gihe arimo arakurongora ugomba gutaka, igihe yashyize imboro mu gituba cyawe ugomba gutaka, ukavuga uti murakoze, ugataka nyine byiza ku buryo nawe ari kumva yuko ari kumwe n'umuntu atari gukorana imibonano mpuzabitsina n'igisimba. Mugomba kuganira, mbese ukahanga udushya muri mu mibonano mpuzabitsina buri munsi ku buryo nawe ubwe atakwishisha, nubwo nawe atagomba kumwishisha, nawe ntabwo agomba kukwishisha. Ikindi twabarebeye, icya gatatu mugomba kumenya kugira ngo urugo rwanyu rukomere rube urugo rwiza, ugomba kwemerera umugabo wawe gukora posiyo nziza iyo ari yo yose. Iyo yumva ashaka ntabwo ugomba kumwishisha na gato. Yaguhenesha uremera akabikora, yakugaramisha uremera akabikora, yakwicaza uremera iyo posiyo akayikora, akandi akakurongora neza, urugo rwanyu rukabasha gukomera. Ikindi cya kane twababoneye ni ukugerageza kwirekura mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina ugomba kwirekura ku buryo n'amavangingo ushobora kuyarekura cyane. Rega ko aba ari n'umugabo wawe muba murimo murakorana imibonano mpuzabitsina, ahantu akojeje imboro ukishima, ukanamwereka rega uburyo ashobora kukunyaza, kuko abantu ntabwo bashimishwa n'uburyo ubwo ari bwo bwose. Buri muntu aba afite ikintu kimushimisha, aba afite aho imboro ishobora kumukora yarangiza kumva ko anyuzwe. Rero ugomba kwirekura, yaba ari amavangingo uko yaba angana kose ukayarekura, nta mpamvu zo kwishisha umugabo wawe, cyane ko aba ari nawe mpamvu zakomezanya. Kuko ushobora kutabimukorera, hanze hakaba hari undi mukobwa cyangwa undi mudamu yahuye nawe yamurongora yazana amavangingo, urumva icyo gihe azaguta amusange. Rero ugomba kugerageza kwirekura mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ibashe kugenda neza. Icya gatanu ugomba kugerageza guhanga udushya. Ugomba kugerageza guhanga udushya, ukamwereka umwihariko, ukamwereka uburyo utandukanye n'abandi bagore, ugashaka uduposiyo twose kabone niyo atatukwereka, wowe hari utwubuzi cyangwa warabonye, warangiza ukabimwereka, mugakora imibonano mpuzabitsina neza kandi bikagenda neza. Ugomba rero kumwereka yuko utandukanye n'abandi bagore yaba yarahuye nabo, cyangwa ibitekerezo bye byose bikava kuri abo bagore yaba yarahuye nabo, cyangwa se akeneye kuzahura, ku buryo ahazaza ajya hose azaza aba yumva ari wowe wakumbuye, ari wowe wakeneye kuryamana nawe.